Abantu benshi bibaza impamvu hari abantu bakomeza gutera imbere mu gihe gito cyane, mu gihe abandi bahora bahanganye n'ibibazo by'ubukungu. Yego rwose, akenshi itandukaniro ritangirira ku buryo batangira umunsi wabo. Bigahita byanditse muri Bibiliya ngo imigambi y'umunyamwete izana ubukire. Aho ngaho rwose ni imigani 21:5. Ariko nanone imigambi y'umunebwe izana ubukene rwose, nta kabuza. Nawe ndabizi cyangwa se ndakeka kubizi. Ushobora kwibaza rero ngo uyu munsi tujya kuganira kuki? Yego rwose ni byiza kubitekereje, ariko kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 8 abakire bakora buri gitondo bikafasha gukomeza gutera imbere mu gihe gito cyane. Biroroshye cyane, gusa benshi byatunaniye. Niyo mpamvu icyo usabwa ari ukomeza gukurikira video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Ngaho rero niba munyemereye ndetse dutangire ikintu cya mbere muri ibyo ngibyo tugiye kurebera hamwe. Naho ikintu cya mbere ni uko wabyuka kare. Ndabizi ubu ngubu ntabatangiye kuvuga ngo ibyo nari mbizi, kuko tukisanze ahantu kujya gutuma umuntu abaza ibintu ariko ntabikore. Uzi ko kubyuka kare bibyara umusaruro ariko ntubikore. Ariko ukuri batangira umunsi wabo bafite umwanya uhagije kandi wihariye wo gutegura ibikorwa byabo. Kandi ikindi ni uko mbere yo kugira icyo bakora barabanza bakabyuka bagatekereza, bagategura umunsi wabo neza, bagategura imishinga bagiye gukoraho niyo bazakora mu gihe kizaza. Gusa muri iki gihe abenshi byatunaniye, tubyuka tujya mu bindi mbere yo gutekereza cyangwa se kwicara ngo dutuze twitekerezeho tugerane n'ibyo tugiye gukora. Ariko biba byiza wabyuka kare ugafata umwanya ugatekereza ku byo ugiye gukora, hanyuma ugakora ibyo wateguye neza watekerejeho. Gusa ibyo ngibyo abenshi byatunaniye biri hanze rwose. Naho kabiri barasenga kandi bakishimira Imana. Yego rwose ni ukuvuga ngo basaba ubwenge n'umugisha mbere yo gutangira akazi kabo. Rwose byanditse muri Bibiliya ngo muri Bibiliya haranditse ngo ujye wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose. Aho ni imigani 3:5. Gusa muri iki gihe ngibyo bisa nkaho bidashoboka, byatunaniye kubera ko umuntu abyuka yakerewe abaduka yirukanka ngo ashyire ku kazi ngo boss aramwirukana. Ariko biba byiza wabyuka kare ugafata igihe, ugafata umwanya ugatekereza ku byo ugiye gukora ndetse ugakora ibintu byawe kare utuje, bikagufasha gutera imbere ndetse no kugubwa neza muri byose. Gusa ibyo ngibyo muri iki gihe byatunaniye bisa nkaho bidashoboka kubera ko twabaye twabaye abanebwe, dushaka gutera imbere, turenganya iterambere kandi ushaka inka aryama nkayo. Naho gatatu ni uko bategura gahunda y'umunsi, bandika ibyo bagomba gukora mbere yo gutangira akazi kabo. Ibyo bikabafasha gutangira akazi kabo neza kandi bagakora neza batuje, bitewe n'uko ibyo baba bagomba gukora babisize ku murongo, biba biri kuri alphabet rwose, ntabwo bayavuna. Gusa muri iki gihe bisa nkaho bigoranye kubera ko muri iki gihe benshi tubyuka tugakora ibyo twishakiye, ntabyo twateguye nabyo twasize ku murongo, birizagarazagara, ibyo twita akajagari. Ni ukuvuga ngo dukora ibitujemo, nta gutegura neza ibyo tugomba gukora ngo tubikore ku murongo, bityo bidufashe gukora neza akazi kacu. Kandi ibyo ngibyo bigufasha gutegura neza umunsi wawe, bikagufasha gukora neza akazi kawe bitakubangamiye cyangwa se hatagize ibibangamira ibindi, bitewe n'uko wateguye neza ibyo ugomba gukora cyangwa se uburyo ugomba gukoresha umwanya wawe. Gusa muri iki gihe abenshi byatunaniye, bisa nkaho bidashoboka, dukora ibitujemo mu gihe dushaka. Kandi ibyo ngibyo bidindiza iterambere cyangwa se bidindiza umwanya cyangwa se bikawumara, bitewe n'uko utateguye neza umunsi wawe. Ariko biba byiza wabikurikiza. Gusa abenshi byatunaniye rwose. Naho kane barasoma cyangwa se bakiga ikintu gishya, kubera yuko akenshi bazi yuko ubumenyi ari umutungo utagira iherezo, mu gihe abandi bazi ko ubumenyi ari ubwo yigiye aho bikarangiriraho nta bundi ikeneye gushyiraho. Ariko ukuri bazi yuko ubumenyi ari agaciro karuta ifeza n'izahabu, kubera ko ibyo byose ibyo tugomba gukora ni ubumenyi. Ibyo ugomba gukora kugira ngo utere imbere ni uko ufite ubumenyi bwo gukora kugira ngo witeze imbere cyangwa se utere imbere mu gihe gito cyane. Gusa benshi bazi ko rwose ubumenyi ntacyo bumaze, ariko ukuri ubumenyi nta gaciro gafite umumaro kurenza uko wabitekereza. Bibaye byiza wakiga ubumenyi. Ibyiza rwose jya wiga ikintu gishya ubonye, ikintu cyose gishya ubonye ujye kiga, cyangwa se ikintu cyose cyakugira umumaro ujye ukiga, kubera ko nuzizabyara inyana n'izabyara ikimasa, nuzi bizakugira umumaro cyangwa se bitazawukugirira. Ibyiza iga byose kandi umenye byose. Naho gatanu bakora imyitozo ngororamubiri. Muri iki gihe rwose abantu barapanika, barabyirengagije. Ariko kuri ubuzima bwiza bufasha gukora neza kandi no gutera imbere mu buryo bwiza ndetse no gutekereza. Ariko muri iki gihe abenshi twabihariye ababyibushye cyangwa se abafite umubyibuho ukabije, ngo rero bagomba gukora siporo. Ugasanga umuntu yenda afite umubiri uringaniye ariko akavuga ati njyewe ndakora siporo ndayikoresha iki?
aka kaboko kananutse gutya niko nakoresha siporo, ariko bibaye byiza imyitozo ifasha gutekereza neza, kumva uguye neza mu mubiri. Gusa benshi ntitubizi, tuzi ko ari byo abantu babyibushye. Naho gatandatu, birinda guta umwanya wabo. Ntibahera ku mbuga nkoranyambaga igihe kirekire bakimara kubyunguka, ariko abenshi uzasanga akenshi igihe kirekire tumara tuba turi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri interineti, ariko bibaye byiza wajya ukimaraho uri gukina ibyunguka cyangwa se byakugira umumaro. Gusa benshi twa kuba dufite interineti ni ukujya ku matikitoki, amasitagaramu, amayutube ndetse n'ibindi, tureba amakomedi ndetse n'ibindi bitatugirira umumaro. Ariko bibaye byiza wajya ujyaho ufite icyo gukuraho cyangwa se ufite inama ugiye kwiyungura ku bitekerezo byawe. Gusa ibyo ngibyo abenshi byatunaniye, ati pfa kuba mfite interineti gusa ntabwo nasibaho, nanabuze interineti ntabwo byankundira. Nibyo koko, ariko ujye uzikoresha mu byunguka. Gusa ibyo ngibyo abenshi byatunaniye, bisa nkaho bitanashoboka. Naho karindwi, bibanda ku ntego zabo. Bakora ibintu bibegereza inzozi zabo za buri munsi. Gusa muri iki gihe ntibishoboka, kubera ko umuntu aba afite inzozi ariko akumva ko izo nzozi zidashoboka bitewe n'uko ngo ubushobozi aba ari bukeya. Ariko ukuri, inzozi zawe zibandeho, igihe kizakunda cyangwa se igihe kizagira bikunde, kubera yuko nawe ubona bazigezeho ntabwo bari bazi ko bizakunda. Ariko ukuri icyo usabwa ni ukudacika intege, wowe ukarwana urugamba utuje. Ibyo byose bizakunda, kuko buri wese ibintu byose bikemukira igihe cyabyo, nk'uko n'igihe cyose gifite umwanya wacyo, cyangwa se buri muntu afite umwanya we Imana yamugeneye. Naho umunani, batangira akazi kabo bafite imbaraga. Ntibakererwa cyangwa ngo basubire inyuma mu magambo yabo cyangwa se ibyo baba bagomba gukora. Muri Bibiliya handitse ngo ibyo ukuboko kwawe kubonye gukora ubikora n'imbaraga zawe zose. Aha ni umubwiriza 9:10. Ni ukuvuga ngo mbere yo gusoza ibuka yuko gutsinda no gutera imbere bitangira mu myitwarire ya buri munsi. Hindura uko watangiraga umunsi buhoro buhoro, ubuzima bwawe nabwo buzahinduka kurenza uko abantu benshi babitekereza. Murakoze cyane kurikirana inyigisho cyangwa se iyi nkuru. Bibuta yuko ubutaha tubavuga amakosa 7 atuma abantu bakomeza kuba mu bukene ariko batabizi. Icyo nagushishikariza, ntuzacikwe n'iyo video kubera ko izaba ikomeye cyane kurenza uko babitekereza. Imana ibarinde kandi bahe umugisha. Nk'ibisanzwe ni Prince Umurago.